Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ndanezerewe kuba nongeye kubona uno mwanya wo kongera kubana namwe. Nanjye nshimira ku bantu babashije kunkurikira, babanye nanjye, kubamenyereye ndumva muzi uko nitwa, ariko ku bantu batarambona, izina ryanjye nitwa Mukarugira Valentine. Ndi umubyeyi mfite umutware, mfite n'abana. Ubwo ndashima Imana rero kuba yongeye kumpa umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuze twongera tuganire. Abashize ko nakomeje ngenda mbibutsa, nababwiye ko tuganira ku kiganiro cyitwa agaciro k'umuntu imbere y'Imana n'imbere ya bagenzi bacu. Agaciro Imana yaduhaye. Reka dutangire dusenga Imana tudatinze. Turagushimira Uwiteka Imana yacu, Data mwiza, turakunezerewe kuri uno mwanya. Shima izina ryawe kugira neza kwawe, Data nyakubahwa Imana. Ndakunyuze uno mwanya kugira ngo usobane nanjye. Ni umwanya ninjiyemo, ni umwanya Uwiteka Mana twese tuzahura kuri ino channel yanjye, akubaza abasha kunkurikira. Wagize neza ko hari abashe kunkurikira Uwiteka Imana, wagize neza ko umwanya wabashe kumpa kugira ngo nge nzaguhamya agaciro k'umwana w'umuntu wamuhaye Uwiteka Mana. Nuko utatugize inyamaswa ukatugira abantu, nuko waduhaye ubuzima Uwiteka Mana, tukongera guhabwa umwami Yesu Kristo kujya kupfirigira ubutaka umusaraba nk'abanyabyaha, tukabaturwa rwose tugahabwa agakiza, kandi ngo bakwizeye ni ukuri mwami bazatura mu gihugu cyo mu ijuru. Utugire neza kugira ngo buri wese uzafashwa n'izi nyigisho, uzafashwa n'iki kizaganiro Uwiteka Mana, buri wese azafata umugambi kugira nuko azacyumva kandi azagifata. Nuko ndagushije kuje kuba nanjye mu ijambo ryanjye gutambutse mu kiganiro tugirana mwami, buri wese uzagira icyo avugira ngo uzamuhe umugisha. Nuko ushimye neza n'urukundo rwawe, ukomeje kumpa ibyiringiro kukuvuga no kukwizera mwami. Kukuvuga ni byiza kuko Uwiteka Mana tukuvuze batakuze barakumenya. Nuko ushyiremo imbaraga kandi tuyoboshe imbaraga z'umwuka wera. Tubisaba tubyise mu izina rya Yesu, murakoze, amen. Mbashimira Imana rero, kandi rwose nkuza kubasabira umugisha w'Imana. Ndagira ngo dutangire turirimba. Numvishije twarimbana indirimbo imwe mu gitabo mu gakiza, turirimbana indi ndirimbo. Ni indirimbo nkunda, namwe ku muntu yizi ni ukuri mwazayirimba namwe. Wenda se ntabwo ari ndende cyane, ifite ibitero bitatu. Ndayiririmba, namwe kubaza abasha kunkurikira muyize, namwe muzayiririmba. Imana iduhane umugisha. Ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, ubibira mu mubiri we niwe uzasarura kubora. Ubwo dukorera Umukiza azatugororera mu ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho, kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana. Twibesherejweho na Yesu, muri byose tubonera mu isi. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima Umukiza, ndifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza. Tuzaririmbira Umukiza kuko yatuguze amaraso ye, ngo abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Imana iduhane umugisha. Iyi ndirimbo ni nziza kandi rwose irimo umugisha w'Imana. Tuyiririmbye neza tukumva turimo neza, kuko iratubwira ko ngo abakoranaga urukundo aribo bazahora bamuhimbaza. Kandi iyo dukoreze umurimo w'Imana twamamaza ubutumwa bwiza, niyo nyungu nziza, niyo nyungu y'umukirisitu. Abantu bajya babasha gukora, ariko hari igihe umuntu ashaka gukora agahomba, ariko iyo turi kwamamaza ubutumwa bwa Kristo ni inyungu ku muntu wese ubikora. Imana iduhane umugisha. Turakomeza rero dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana twihuse muri Yesaya 52. Dusome ku murongo wa 5. Dusome ku murongo wa 5.
Yesaya 52:5. Aha ngaha titire y'amagambo iravuga ngo inkuru z'agakiza ab'isi bose bazabona. None ndagira nte, niko Uwiteka abaza. Uwiteka arabaza ati ndagira nte, ko abantu banjye banyazwe ari nta mpamvu. Ababategeka barasakuza kandi biriza umunsi batuka izina ryanjye, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Uwiteka arabaje ati ndagira nte. Ubwo rero Imana yashimye ko twumva rino jambo rikatugira mu matwi. Wowe urazi icyo Uwiteka kubaza, ese aragira nte kuki, ku byerekeye iki kuri wowe? Ese Uwiteka aragira nte kuri njyewe? Ko hano ijambo ry'Imana avuga ngo birirwa batuka, ngo niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka abaza ndagira nte. Ko bategeka biriza umunsi batuka izina ryanjye. Sinzi uburyo kitukamo Imana rero, ariko Uwiteka arabaza ati ngire nte noneho, n'icyo Uwiteka yakora. Aha ngaha icyigisho cy'umunsi nateguye icyigisho kivuga ngo ese uturanye nande cyangwa ubana nande? Uwo muturanye ninde? Ese uwo mubana ninde? Uwo ngo muri kubana rero, uwo ngo muturanye, nakumenyeshaga ngo ni wo mugenzi wawe. Mugenzi wawe ubana nawe ninde? Uturanye nawe ninde? Uwo nguri aho hafi yawe niwe mugenzi wawe. Wa wundi w'inshuti yawe, wa wundi ubana nawe ni inshuti yawe, ni umuturanyi wawe ku rugo ku rundi. Ese ni umuturanyi wawe inshuti yawe yakure, ariko akaba ari inshuti yawe mubana. Ubu rero umva uno munsi ko ari we mugenzi wawe. Imana nitugirire neza. Uzi uburyo wenda mubanyemo, ahise ashobora kuba ari imfubyi, hasi ashobora kuba ari umukene, hasi ashobora kuba ari umupfakazi. Ese ni waraye ku nzira, ese ni wa wundi ufite ubutunzi bwinshi, ni wa wundi ushaka kuba wagira icyo wamusaba, ni wa wundi ubasha kuba wagira icyo wafasha. Uwo nguwo muturanyi wawe, uwo nguwo mubana nawe, uwo niwe mugenzi wawe. Imana itugirire neza. None mugenzi wawe nimba ari umukene, ese ujya urya akarara inzara? Ese ujya wambara akabura icyo yambara? Ese ni wa wundi mugenzi wawe mu muryango ashaka kuba afite icyo akwifuzaho ukamutuka cyangwa ukamucunaguza? Uwo niwe mugenzi wawe. Uwo muturanye, wa wundi mubana, wa wundi w'inshuti yawe, wa wundi uzi, uwo nyine mubana mu rugo rwawe. Sinzi nimba ari umugore wawe, sinzi nimba ari umugabo wawe, ariko uwo nguwo uri hafi yawe, uwo nguwo mubana. Wa mubyeyi we, uwo nguwo uri hafi yawe, ni uwo nyine niwe mugenzi wawe. Wa mugabo, uwo nyine uri hafi yawe, ese ni umugore wawe cyangwa ni mugenzi we muturanye, simbizi, ariko uwo niwe mugenzi wawe. Mubanye gute? Ese mukundanye gute? Ese aho ntujya umucunaguza? Ese Imana ntujya umubwira nabi Imana ikarakara? Kuko ijambo ry'Imana yaratubwiye ngo noneho ngo ngenze gute? Ndagirane. None se ko Imana ntacyo itagukoreye, uyu munsi Imana ikakubwira ngo ngire nte? Mu butunzi naguhaye ngire nte? Mu rukundo naguhaye ngire nte? Ese urwo rukundo rukuruha mugenzi wawe bikwiriye? Imana yakwaze no munsi ndagira nte? Nimba umva ko hari aho utuka Imana ukuvuta uyu munsi ndagucunaguza, cyangwa umuntu akaguza ati wampaye, akagutegera akaboko, cyangwa akubwira ati rwose kuri telefone ese nta kintu wandusha? Oya, ntacyo mfite. Uwo niwe muturanyi wawe, niwe mugenzi wawe. Kabwa pomva imbere akabanga ariko mugira ngo ngewe ibintu ninjye bitunze ngiye kuki mutajya gusaba ahandi? Kandi mu byo kurongo waje ni wowe wabonye, kuko neza kubona undi muntu niwe kujya gusaba. Muri misara abantu benshi bafite ikibazo cy'inzara, baturanye n'abantu bafite ibiryo rwose biri mu mago badafite inzara, baturanye n'abafite ubutunzi buhagije. Umuntu akaba atoye igipangu ku gipangu kuri wowe, umuntu akaba ari umuntu wo muri famiye akaba atagusaba kandi ufite ubutunzi. Ukaba wakumva ko niba wamuha nibura ikiro cy'ifu, nibura ikiro cy'umuceri, wambwa ati kira nawe ugende nibura ibyo bumbira nka 50, ugenda wirwana ureba ikintu wagurira abana bite nawe ufite. Ariko uramututse uramuconaguje. Icyo gihe urimo kumuconaguza ni Imana urimo gutuka. Imana urayitutse kandi Imana ibinejeje. Kuko ijambo ry'Imana atangiye babwira ko Imana yaduhaye agaciro. Agaciro Imana yaduhaye no kuvuga ngo nimba Imana yarampaye agaciro, gaheshe na mugenzi wawe, umukunde, umukorereho umugisha. Ndabizi ko abantu bose bene bashaka kutemera umugisha, ariko navuga ati n'uyu muntu n'ikiremwa cy'Imana kandi mufasha yarariye. Giye kwicwa n'inzara, usanga abantu jaro kumusukira amazi ko yagize inzara kandi wakagumye kuba wamufashije. Uwiteka natugirire neza. We muturanyi wese sinzi ko umufashe, inshuti yawe sinzi ko uyifashe, ahari sura hora nabagenza mukamunyega mukamusekera, ukavuta ari kuri yawe yarimwe gute.
ariko mwibuka ko nawe ni ikiremwa cy'Imana. Ushaka ari wa muntu nibara wavukanye ubumuga bana nabwo akaba yagusaba wenda ntazi no gukura ururimi mu kanwa, ariko anagutegeye ukuboko, aragutegeye cyangwa mama cyangwa undi muntu mugenzi we yaje kumusabira, ihangana umuhe nimba hari icyo umurusha, kuko Uwiteka ariyibaza icyo yagukorera kandi ye ntacyo atagukoreye. Kuko nutabikora Imana rero kubona ko uri gutuka izina ryayo, urimo kwigayisha kandi iyo nta Imana itaguhaye. None se Imana ikora iki? None se Imana izaza kwikura mu mufuka wawe wuzuye umuceri? None se Imana izaza gukora mu mufuka wawe wuzuye ibishyimbo? None se Imana izaza kwikura kuri konti yawe yuzuye amafaranga runaka nanjye ntazi? Ni Imana nizabikora. Ariko nufashe uwo mukene uri ku ruhande rwawe, nufashe uwo muntu ubabaye, nusura umurwayi uri mu bitaro, ukajya gufungura uri muri prison yabuze n'uwigemurira, aho ngane uri gukorera Imana, aho ngane Imana iri kwishima. Ariko nimba utabikoze Imana irababaye. Uri gutuka ikiremwa cy'Imana, uri kugisuzugura kandi wakakirengeye. Aho naho ndi umurimo w'Imana uri. Ntabwo ushatse kuvuga ko abantu bose bakunda umurimo cyangwa w'Imana cyangwa banabuvuga, ariko nezeza Imana yawe ye gufata kuyituka, kuko nta Imana itakoza ko uyu munsi nkora iki. Ngiye Valentine uyu munsi none Imana iri kumbaza se nkora iki? Nkora iki? Abahoraga rero bakora umurimo w'Imana ngo nibo bazagera mu ijuru guhora bayihimbaza, kandi gukorera Imana ngo niyo nyungu y'umukristo. Byari binkwiriye kugira ngo ngewe nawe uyu munsi numva ufashije umukivu uti nkoreye Imana. Urumva kuko uhembuye umuntu wayo wari wabuze uko yigira. Urya munsi nurugira uruntu rwo kuzajya mu ijuru, Imana izabikwibukiraho. Imana itugirire neza. Ariko Imana izatubikiraho, wenda ntuzayikore kugira ngo kanaka gushime. Ni byinshi tugira dukorera abantu ntibadushime, ariko nta mpamvu kugira ngo badushime. Nawe kuri uvuti nubwo yaguhemukiye, kuba utaje kunsaba, muhereze yibereho, Imana izakugirira neza. Kuko hari igihe Satani ajya atera abantu ugasanga kanaka umukoreye ikintu cyiza, ejo akakwitura inabi, kuba uti mu yindi gihe nakoreye rwose pe bijya bica intege. Bijya bica intege kuba waha umuntu amazi, ejo bakaguha amazi aryoshye cyangwa ukamuha fanta, ejo umuntu akaguhereza fanta yashyizemo uburozi kugira ngo akwice, kandi wamugaburiye neza, wamuheye ibyo kurya, wamuheye ibyo kunywa kugira ngo wenda akure cyangwa akuze umuryango we yiyiteho. Ejo yagugwa akahavati rwose reka nkwakira, akakwakira icyayi kirimo uburozi, akaguha fanta irimo uburozi cyangwa akaguha ibiryo birimo uburozi. Ibyo nabyo bijya bibaho. Ariko nubona uburyo bwo kugira uwo muntu neza ukamuca urwaho, uzamugirire neza ko ari gukora ibyo. Ariko umunyarwanda uravuze ngo ntabwo abantu bajya imisozi ntihura, ariko abantu bajya bahura. Burya naho mpamvu umuntu akwiye kwirinda kugira nabo umuntu ejo mugahurira ku nzira runaka utazi ko muzahahurira. Uwiteka natugirire neza. Umurimo w'umukristo ni uwo kugira neza. Ni ukuri tutitaye to kuko baduhemukira badahari, tutitaye ko Satani yaduca impande n'impande, Satani aduca iburyo n'ibumoso, Satani akaza akakwicara ku mutwe, ariko aho uri hose nimba uri ko hamagwe n'Imana. Irinde kugira ngo Imana ibone kurimo kuyituka. Irinde kugira ngo Imana ibatese none ko uyu muntu nta kintu hamukoreye, ko namuhaye akazi akabona amafaranga ahagije, ese kuki adafasha abakene? Ese kuki adafasha imfubyi? Ese kuki utarimo gufasha za mpunzi ziri kugenda hirya no hino ziri gutarerana ku misozi, zabuze naho zijya, zavuye mu byazo kugira ngo nazo ntizari zitunze, nazo zari zifite aho zituye, nazo zari zifite ubutunzi. Ariko uyu munsi barirwa basaba ati rwose wambabare nanjye ukama. Ese mwene da nta kintu wafite, wakintu wabundushije wa rwose nta kintu mfite. Abamama rero burya twe tuzi no kuvuga akanimi karyoshye. Umuntu akagusaba bati Valentine uyu munsi wangire neza rwose ukawanyereheza ikintu nkifite rwose pe, mfite n'amafaranga akaza amafaranga mwayamwe masabye 5 wenda afite nk'ibihumbi 10, nkamuma n'icyo 1,000 cyangwa 2 kandi ifite ibihumbi 10. Ubwo se Imana ntinyibazaho ufate se Valentine ukoze birabirira bintu ni kubera cyabikoze. Nkora iki? Ese Imana yakora iki? Nimba mpaye amafaranga ikabaza ko ngifite kuri konte, umuntu akansaba ibyo bihumbi 2 akansaba 5 nkaba nabikora ngo mbumuhe, ni iki Imana itakoze? None sasa ndi kuyitukisha, ndi kuyituka. Nimba ngo nta kintu ufite kandi Imana yampaye, deje ndafite konti yanjye irimo amafaranga, umuntu aramamaga ati rwose ngireze ibihumbi 10 rwose ndashonje. Sibye ko umuntu wese n'ababikora akakuririra afite, abona Imana ibababarira. Imana ibabarira abantu basaba bafite, Imana ibababarira kuko ari igihe Imana izafungira imigisha yanyu. Kubera iki? Ntabwo muri gukorera kugira ngo muhishe bagenzi banyu no gusaba imigisha. Umuntu akagusaba ariko kibagirwa ko yaguhaye, ahubwo ukanamutuka. None ugasabe no kubindi kandi uzi ko bagenzi bawe bari iruhande rwo muturanye wawe n'afite inzara, ahubwo bakufite mugenzi wanjye reka nkusabire. Nubwo ngiye mfite cyangwa se dusangire ibintu mfite. Imana itugirire neza. Ni ukuri twari dukwiye guheshanya agaciro, kuva ko mugenzi wawe afite agaciro kukurusha. Nubwo ubona nta maguru afite, nubwo nawe ugenda kamba, nubwo navutse ari imfubyi, nubwo ubona aho ari ku mugabo wenda umugabo we batameranye neza,
kubera ko afite reka ikibazo muri no minsi ibibazo by'abantu ngenda nkomeza kumva ibibazo by'abantu bakomeza kugenda bandirira abantu b'imfubyi bari gushakana n'abagabo badafite bari gushakana n'abagabo bashakana ari imfubyi. Izo ngo nyinshi muri no minsi ziri kurira zifite ibibazo. Abantu hirya no hino cyane bari kugenda bambwira ibibazo byabo. Wareba ugasanga niba abana bakuze mu bibazo bihangayiko agashaka umugabo n'akamuhangayikisha, wa mugabo uwo n'uwo muturanyi wawe. Uwiteka ari kubaza ngo nkore iki? Ko hashatse umugore ukifuza umugore, umunsi akaba aguhaye umugore, none uyu munsi ukaba urimo kugira ngo Imana ikwibazeho ngo ikore iki? Kurimo kuyituka. None se niba uvuga ngo wafashe umukene, wafashe umuntu w'imfubyi, wahereye mu rugo rwawe, hera aho ngaho hafi. Hera aho ngaho, aho niho hafi yawe, aho niho hari umugisha wawe. None se wa mugore we ko ufite uwo mugabo mwashakanye, uyu munsi ukaba urimo kumucunaguza, ugenda umutesha agaciro uvuga ngiye mva hakomeye, ngiye mvuka mu muryango ukomeye, we nta n'umuryango ugira. Uwo ni wo muturanyi wawe, uyo ni we nshuti yawe. Ni umuturanyi. Ni wowe rero wakagombye kugira ngo ugirireho umugisha. Reka dukomeze hari dusoma amagambo y'Imana. Ndumva twasoma mu Bakorinto nanone ba mbere. Bakorinto ba mbere dusome ku murongo guhera kuri 24 tugeze kuri 25. Hano Bakorinto ba mbere ibice 10 25 23 sorry tugeze kuri 23. Tetere y'amagambo avuga ngo umudendezo n'urukundo bya Kristo. Umudendezo n'urukundo rwa Kristo. Nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko hano byose tubyemererwa. Ushobora kuba wemerewe gukora ibintu byose, ariko kugira akamaro si byose. Umuturanyi wawe ushobora kuba wemerewe kuvuga uti namutunga, namufasha se, ibyo bibasha kubigiramo akamaro, ariko ugiye kumucunaguza, ugiye kumutuka, nta kamaro bifite. Nta kamaro bya ni iyihe nyungu usaba ufitemo? Sibyo ko Satani ashaka gutera abantu nyine bagakora ibidakorwa, ariko nta nyungu nimwe waba ufitemo. Mureke dukomeze. Nubwo byose tubyemereye kubikora, ariko hari igihe ubikora ukora ibyaha, ibindi ukabikora ari umugisha. Cabura iby'umugisha uhese mugenzi wawe agaciro. Twakomeje ku murongo wa 24. Ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntihakagire umuntu wizirikana, ahubwo uzirikane na mugenzi wawe. Uwo rero niwe nahoze nkubwira mugenzi wawe. Ni uwo nyine. Uwo muntu ufite ubumuga abana nabwo, uwo muntu uri kwa muganga wabuze umuntu umugemurira, uwo nguwo muntu iyo mfubyi utunze mu nzu yawe urucunaguza, nabwo ateje nzanakwirukana ugende usubiraho nagutoraguye cyangwa aho wavuye, uwo niwe mugenzi wawe. Uwo mugore wawe ufite, uwo nguwo washatse ukaba urimo kumwambura agaciro ke, uwo mugabo wawe uwo nguwo ufite uri kwambura agaciro, uwo nguwo uwo muturanye, iyo nshuti yawe ni uwo nguwo nyine. Muzirikane. Muzirikane. Ushaka ko ibindi byose biyemerewe, wemere ko wamutuka, wemere ko wamwandagaza, wemere ko wamukoreye byose, ariko nta gaciro bigufitiye. Ahubwo cyari kigufitiye agaciro nuko wagobye futi reka none uyu muntu rwose nanjye mushakeho umugisha, mukorereho umugisha. Ariko ngiye sinjya nibaza ubundi nk'umugore n'umugore mubana mu nzu, ni gute umuntu yakwambura mugenzi w'agaciro? Abantu mwabanye mukuze. Wamusanze nubwo sigaye mbona muri no misenda abakobwa aribo barambagiza, biterwa n'uburenganzira bw'umuntu. Ariko rero nimwe umukobwa kurambagije cyangwa nawe wamuhungu urambagije, umwe kuri mugenzi wawe umuhesha agaciro. Kera twabyutse tubona abahungu abadamu abakobwa aribo barambagizwa, abasore bajya kurambagiza, ariko ibihe turimo nyine bigenda bihinduka, byose no kubifata uko genda biza. Cyari kidukwiriye, ariko rero ngo nta gaciro, hesha mugenzi wa agaciro. Niba kwendetse urukundo nawe rumwereke, nimba mubana mu rugo muhesha agaciro, kandi buri wese abe mu nshingano ze. Umugore agandukira umugabo we, umugabo nawe akunde umugore we, kugira ngo kagaciro Imana yabahaye kagaragare muri mwebwe. None mwe n'abakunda n'abaturanyi beza, uraza guturana mubana mu nzu,
umuntu muturana musangira amazi musangira ibyo kurya. Imana itugirire neza. Mubisangiye byose kuba bari ibyanyu, ariko rero wasosa ukajya nyine ukajya hanze, burya wabaye umuturanyi mubi. Imana yongera kwibatse nkuriki ko umuntu namuhaye umugore, ko umuntu namuhaye umugabo, ko umuntu namuhaye abana, ko umuntu namuhaye ababyeyi, ariko ugasanga muri abo bose nta n'umwe uhesha mugenzi we agaciro. Umwana ugasanga yambaye umubyeyi w'agaciro, umubyeyi akambara umwana agaciro, ariko ntabwo byari bikwiriye. Ni ukuri pe, ntabwo byari bikwiriye. Buri muntu wese yakwiye kurangwa n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nirwo ruyobora kugira ngo ibintu byose bibashe gukorwa. Umenye ko uyu nguyu ni umuturanyi wanjye, umenye ko uyu nguyu ni inshuti yanjye, noneho umuhesha agaciro ukurikije uburyo ki Imana yakamuhaye. Imana ntihabwe icyubahiro. Ni ukuri kuba muri ino si, umuririmbyi ni waririmbye avuga ngo kuba muri ino si biranezeza bakundwa, bindutira kuba muri iyi si mbi y'akaga. Icyampa nkazabona Yesu ahagaze ku bicu, akavuza impanda nkazamurwa. Kuba muri iyi si, ni ukuvuga iyo ndirimbo numva ntayibuka neza, ariko ni ukuba muri Yesu. Ngo kuba muri Yesu biranezeza abagenzi, nivuga wenda mwuntuze navuze ngo kuba muri Yesu biranezeza abagenzi, ngo bindutira kuba muri ino si y'akaga. Ngo icyampa nkazabona Yesu ahagaze ku bicu, noneho akavuza impanda nanjye nkazamurwa. Icyampa rero ngewe nawe uwo munsi ukazagera, ariko uzagera kuri muri Yesu neza, ukora uvuga ati reka nanjye nkorera Imana, ninkora neza, nintunga iby'urugo rwanjye neza, nintunganya inshingano zo mu rugo rwanjye neza, byose bizagenda neza. Cyangwa Uwiteka akashoboza nawe akagushoboza, kugira ngo inshingano Imana yaduhaye tubashe kuzisohoza kandi zigende neza. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndagije mbifuriza umugisha w'Imana, kugira ngo buri wese amenye hehe ahagaze. Isuzume urebe uburyo ki uhagaze, urebe uko ubana n'uwo muturanyi wawe, urebe uburyo ki umufasha, urebe uburyo ki agukenera, uburyo ki uba mu rugo rwawe, uburyo ki utunganya inshingano zo mu rugo rwawe, uburyo ki utunganya umurimo Imana yaguhaye, kugira ngo igihe cy'abera nibazamurwa nawe uzajya gushimana n'abera muhimbaza Imana. Mumutwaye ya mirimo mwakoreze muri kiri muri ino si, kuko imirimo ntizaduherekeza. Imirimo twakoreye muri ino si, tugire urukundo rwuzuye, kugira ngo imirimo turimo gukora uyu munsi wa none ari abagaburira ijambo ry'Imana, ari uvuga ubutumwa, buti imirimo izaduherekeza. Ariko uherekezwa no kuvuga ngo nuko nakijijwe, kuko nutanakizwa ubuti indi imirimo ubasha gukora udakijijwe nayo ntizagera aho yandikwa. Ibyiza no kwakureka manze nize mwambe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, noneho imirimo nzi gukora izabona aho izandikwa. Uwiteka atugire neza, kandi bifurije umugisha w'Imana. Buri wese atekereza uburyo arimo gukora, buri wese atekereza umuturanyi we, utekereza inshuti yawe, wumve ni iki uri kuyikorera. Ese Imana iki itagukorera? None Imana ikora iki kindi ko yabirangije? Tureke gutuka Imana ngo tuvuge ngo Mana ushimwe warakoze. Nanjye ndagishima mva Mana ushimwe ku byo wadukoreye, kandi ukeneye kubikoramo umugisha kuri bagenzi bacu. Uwiteka aduhana umugisha. Mbifurije gukomeza gukora like na subscribe, kugira ngo twese tubashe gukurikirana ikiganiro cyanjye mu gihe mbashe kugitambutsa. Uwiteka aduhana umugisha. Shalom.